Ese ubwonko bw'umuntu bwagera ku kigero cyo guhindura urukundo iminyururu iri kuzirika amaguru n'amaboko? Bakunzi ba Legend Update Pro, episode ya mbere yarangiye Mary yageze kwa Eric Toronto muri Canada. Yatunguwe no gusanga Eric afite umugore n'abana babiri. Akihagera yambuye ibyangombwa bye byose na telefone, abwirwa ko ari umukozi wo mu rugo kandi agomba gukora akazi atagomba gusohokaho, ndetse kagomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza ahabwa na Sarah umugore wa Eric, kuko ngo kurenga kuri ibiho gato azahamagarirwa abapolisi. Uyu munsi rero muri episode ya kabiri tugiye kwinjirana mu buzima bushya Mary abayemo muri Canada nyuma yo kuhagera yibwira yuko agiye kuba umwamikazi w'umutima wa Eric, ariko agasanga atari ko bimeze. Tugiye kureba uburyo urukundo rwahindutse ubucakara. Ntiwibagirwe gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Niba dusanzwe tubana wakanda like kuri iyi video, kuko bizatuma ukomeza kubona video nk'izi. Ku munsi wa mbere Mary yaraye kwa Eric saa 11 za mu gitondo. Urugi rw'icyumba yarayemo kiri muri basement warakingutse. Ntabwo Eric waruje kumubwira ko nubwo batagiranye ibihe byiza ariko nibura amuzirikana kandi azamuba hafi mu buzima ari kubamo, ahubwo yari Sarah umugore wa Eric. Yaramanutse aza kureba Mary afite indobo ndetse n'imyenda myinshi, maze Sarah agira ati, wake up, wake up, wake up right now, get up, byuka, byuka, ntabwo waje hano kuryama, byuka ukora amasuku mu nzu, kandi numara gukora amasuku witegurira abana icyo kurya dore bagiye kujya ku ishuri. Mary yarebye uwo mugore mu maso asuka amarira menshi. Nta cyongereza cyinshi yarazi, ariko nibura ibimenyetso yabonaga, imyenda bari bazanye ndetse n'ibyo uwo mugore yakoraga, yabonye ko nta gushidikanya koko ibyo bamubwiye atari imikino, akazi ko mu rugo yagatangiye. Mary yarahagurutse amaguru ahinda umushyitsi, yatangiye guhanagura ahantu hose ku nzu babagamo, ariko n'amarira muganza agakomeza gutemba yibuka ubugome bwa Eric. Mary mu gihe yari ageze mu gikoni akora amasuku, Eric yaje kumanuka aza gufata ikawa. Mary amubonye umutima we warasimbutse. Yagize ngo wenda kuba Eric aje Sarah adahari agiye kugira ikintu yamubwira cyamuhumuriza nibura, cyangwa se anamwereke ko hari indi migambi myiza atiye nyuma yo kumufasha kugera muri Canada, amubeshya ko agiye kumubera umwamikazi w'umutima we. Gusa ibyo nabyo siko byagenze. Icyo cyizere Mary yari yishyizemo cy'uko Eric ashobora kuba agiye kumuhumuriza kuko Sarah adahari, nta byabaye. Mary abonye ko nta kibaye yatakambiye Eric. Mu ijwi ririmo ikiniga n'agahinda, Mary yagize ati, Eric ndakwinginze mfasha nisubirire i Kigali. Kuki ungenje utyo Eric? Fasha mbe muri ubu buzima basi nisubirire i Kigali. Eric ndakwinginze. Eric ko wanyambitse impeta umbwira ko nkunda, ko wambwiye ko nzaba umwamikazi wawe. Eric niba ngibi wambwiraga, ubu umuryango wanjye uzi ko ndi kumwe nawe, umuryango wanjye uzi ko dukundana. Nta na telefone mfite ngo nibura mbabwire ibyo ndi gucamo Eric. Eric mfasha nisubirire i Kigali. Eric yarebye Mary ntiyanyeganyega na busa. Yahindukije ijisho rye atuje cyane, aramureba n'agasuzuguro kenshi, maze azamura urutoki rwa musumba zose. Urungira ngo muzi icyo rusobanura, maze aramubwira ati, hagarika ayo marira y'ubugoryi, aho uri ni Toronto, wageze nyuma yo gushora menshi cyane, ku buryo ugomba gukora akazi. Amafaranga nagutanzeho ntabwo wambwira ngo wisubire i Kigali, urayafite ngo uyanyishyure. Inama nakugira, kora akazi kandi utuje ucecetse. Muri icyo gitondo iryo jambo rya Eric ryashenguye Mary kurusha ya mbeho yamucikiyeho nijoro, ndetse n'igitondo Sarah yamubyukije. Amezi abiri yarashize, amezi abiri yo gukora, ubyuka saa 11 ukaryama saa 5 z'ijoro, nta gihembo utegereje, nta shimwe, nta n'ukureba neza. Mary yarashinzwe kumesera abana, kubategurira icyo kurya cya mu gitondo, gukora amasuku mu rugo, ndetse akanaba nk'umuzamu.
ariko igikomeye ntabwo ari imirimo, gikomeye cyane no kurusha ibyo byose mu buryo ibyo byose yabikoraga bamuha urw'amenyo, bose bamureba bakarebana bagaseka kandi nta n'icyo ahembwa. Wa mubiri wa Mary wari ukeye usa neza waragiye urahinduka, urayoyoka, amaso ye yahoraga atukuye kubera kurira. Ibyo ntibyari bibabaje, kuko icyari kibabaje kurusha ibindi byose ni inkuru zavugwaga i Kigali kuri Mary. Mwibuke akihagera Eric yamwatse ibyangombwa bye na telefone, maze rero Eric iyo telefone yarayikoresheje akajya ajya kuri Instagram ya Mary agapostinga hamwe mu mafoto ya Mary akigera kuri aeroport, maze akavuga ati ubu mbayeho neza njyewe na Eric nihebeye, ndatuje ndanyuzwe, ariko munyihanganire ngiye gufata akaruhuko muri iyi minsi mbe mvuye ku mbuga nkoranyambaga nite ku mugabo. Maze inshuti za Mary n'abo yasize i Kigali, abavandimwe n'umuryango wose si gutanga ibitekerezo muri commentaire bakivayo bati wow, Imana ikomeze ukubakire, wakabije inzozi zawe, wow. Mbese bazi yuko Mary ubuzima bwaryoshye. Nyamara icyo batari bazi ni uko uwo mwana wabo yageze i Toronto muri Canada agahindurwa umucakara, akaba umukozi wo mu rugo udahembwa, akaba umuntu wifuza urupfu narwo akarubura. Bakunze ba Legend Update Pro, burya igihe umuntu agihumeka Imana ntibura hihera ikamutabara. Umunsi umwe hari kuwa kabiri, Sara n'abana bari bagiye gusura umuryango wabo utuye Montreal, maze Eric atumira inshuti ze baza kunywa inzoga mu rugo iwe. Baranyweye barasinda, bafata n'isindwe rikomeye cyane kuko banywaga inzoga zikomeye. Nyuma yo gusinda bararyamye bose barasinzira, gusa Eric yaje gukenera amazi yo kunywa, ajya gufata amazi yo kunywa mu gikoni, agezeyo yibagirwa telefone ye. Mary mu gihe ari gukora amasuku abona ya telefone. Mary yabaye nk'ubonekerwa, gusa n'ubwoba bwaramwishe, kuko yari abizi neza ko gufata kuri telefone bishobora kumuviramo urupfu. Yari amaze kumenya neza ko Eric nta mikino agira. Umutima wa Mary warasimbutse, yahise afata ibikoresho byose by'isuku nk'ugiye gukora amasuku mu nzu, ariko icyo yari agamije kwari ukugira ngo arebe urujya n'uruza ruri aho mu nzu. Kubw'amahirwe Mary yasanze Eric yamaze gusinzira, ndetse n'abashuti be bose basinziriye. Ahinda umushyitsi cyane, Mary yafashe ya telefone, gusa kubera ibibazo byose yari amaze kunyura muri icyo gihe cy'amezi 2, nta nimero ya telefone n'imwe yibukaga mu mutwe we. Ya Mana, ya yindi gutabara niyo byakomeye, yatumye Mary yibuka ikintu kimwe. Mary yibutse ikintu kimwe gusa: Instagram. Mary yahise afungura Instagram ya Eric yari iri muri iyo telefone, maze yandika ubutumwa yoherereza abantu bose yabonaga bari online. Mary yanditse ubutumwa agira ati muntabare. Ubwo butumwa yabwohereje abantu bose yabonaga online. Kubw'amahirwe umusore umwe yahise asubiza witwa Patrick.
Mary yabaye nk'ubonekerwa maze intoki ze zititira cyane. Yahise yandikira Patrick ati, Patrick, ndakwinginze niba umunyarwanda ufite umutima ntabara. Ntabwo ndi mu buzima bwiza muri Canada. Eric yarambeshye, yanyambuye pasiporo yanjye, yanyambuye ibyangombwa byose ndetse na telefone yanjye yarayinyambuye. Ubu iyi telefone sinzi ukuntu igeze mu biganza, nanjye sinzi uko nabisobanura. Ntabara, kuri ko ushoboye untabarize kuko n'ubundi nabona ubutumwa aranyica. Bakunzi ba Legend Update Pro, mu gihe Mary wari wasubiye mu gikoni ngo abashe gukoresha telefone yari agikanda kuri send, ubwo butumwa yohereje Patrick Bugende yagiye kumva yumva ibirenge biri kumanuka biza mu gikoni. Ese Mary urwo ntirwaba rugeze? Ese ninde waruje mu gikoni? Mbese ubutumwa Patrick nabubona hari icyo buramarira Mary? Nimuzacikwe na episode ya 3 ni kuri Legend Update Pro. Niba utarakanda subscribe akaba ari ubwa mbere ugeze aho, wakanda subscribe kugira ngo uhora ubona inkuru tubagezaho. Niba dusanzwe turi kumwe, wakanda like kuri iyi nkuru ukayisangiza n'abandi. Tuzabane muri episode ya 3.